Ni mwarimu kijana ukurikiye nk'ibisanzwe ndagusuje kandi nguhaye ikaze. Ubushize twabagejejeho inkuru ivuga imvano y'inkwano mu Rwanda, amoko y'inkwano ndetse n'igihe zikoshwa. Ubu noneho tugiye kubagezaho inkuru bifitanye isano kuko n'ubundi tugiye kuvuga ku bukwe. Ngiye kubabwira imvano n'ibisobanuro by'imwe mu migenzo y'ubukwe nko kuba umugeni agenda ibumoso bw'umukwe, gutera ivi n'ibindi bitandukanye. Ubukwe ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwa muntu kuko iyo kera umusore yagezaga igihe cyo gushaka umugore, iwabo baramwubakiraga ndetse bakanashaka umuranga uzabashakira umukobwa w'imico myiza kugira ngo bazamushyingire uwo muhungu. Bitandukanye gato no muri iki gihe, iyo umusore yumva ashaka kuzana umugore niwe ubwe ufata iya mbere akareba umukobwa bakundana maze bagahuza urugwiro kugeza igihe batangiriye urugendo rwo gufatanya ubuzima bwabo bashigaje kuri iyi si. Ni muri urwo rwego rero hari ibintu bimwe na bimwe bigenda bikorwa bitewe n'agace runaka kuko ubusanzwe baravuga ngo agahugu umuca kandi umuco. Ibyo bintu bishingiye ku bukwe ariko bikaba bifite icyo bisobanura hamwe n'inkomoko yabyo, ari nabyo tugiye kugarukaho muri iyi nkuru yacu. Icya mbere tugiye kuvuga ni uko abantu benshi bazi kandi babona ko mu bukwe umugeni agenda ibumoso bw'umukwe, ni ukuvuga umugabo we, ariko usanga hari abatazi impamvu bikorwa cyangwa se aho byakomotse. Byajyaga bibaho mu bihugu bimwe byo mu Burayi nk'Ubwongereza ko abageni bajyaga bakunda gushimutwa. Ibi rero byatumaga umugeni agomba kugenda ibumoso bw'umukwe kugira ngo igihe hari ushatse kumushimuta amufatisha imoso, yifashisha ukuboko kw'indyo ubusanzwe kuzwiho kugira imbaraga kuri benshi, maze akura inkota mu rwubati atangire kumurwanirira. Nyamara ubu iyo uganiriye n'abantu batandukanye barimo n'abakoze ubukwe, usanga bavuga ko batazi impamvu y'uku kuba umugeni agenda ibumoso bw'umugabo, ngo uretse kuba baravutse babisanga, ndetse abandi bakavuga ko impamvu ari uko ubwo Imana yaremaga umugabo yabonye ko ataba wenyine, maze mu rubavu rwe rw'ibumoso ikakura umufasha ari we mugore. Ariko mu by'ukuri imvano ni iy'uko gushimutwa kw'abageni kwabagaho mu bihugu bimwe na bimwe byo ku mugabane w'i Burayi nk'uko twabivuze haruguru. Uretse ibyo kandi no mu bisanzwe umugore aryama ibumoso bw'umugabo kugira ngo nihagira ikibatera umugabo ahita aturuka iburyo amurwanirire yitabaje ukuboko kw'indyo kuko ari nako kuzwiho kugira imbaraga nyinshi, tutirengagije ko hari n'abakoresha imoso kurusha indyo. Icya kabiri ngiye kubagezaho ni impamvu abasore bapfukamisha ivi mu gihe basaba umubano cyangwa se urukundo umukobwa, ibizwi nko gutera ivi. Ubu buryo abasore bapfukamisha ivi rimwe imbere y'abakobwa babasaba urukundo byadutse mu kinyejana cya mbere, ndetse ibi bikajyana n'ikibazo kigira kiti ese wambera umugore, ndetse bisa n'ibintu bitari bishya mu maso y'abantu. Dushingiye ku mateka, uburyo bwo gusaba umukobwa urukundo byari nk'ishoramari, ari nayo mpamvu habagaho kwicisha bugufi imbere y'umuryango usabwa umugeni. Benshi bibwira ko ari ikintu cyavumbuwe vuba, ariko si byo, ahubwo byahimbwe kera cyane. Ikimenyetso cyo gupfukamisha ivi rimwe mu gihe cyo gusaba urukundo kandi kigereranywa no gusenga, kubahana no kuganduka. Muri make, umubare munini w'abagabo barapfukama kugira ngo basabe kurushinga. Kubera iki? Ni byiza, ni umuco kuva kera cyane mu gihe umutware yaguye ku mavi nk'ikimenyetso cyo kubaha ubwami. Gusaba urukundo upfukamishije ivi rimwe ni ukwerekana ko wubaha umugeni uzaza, kandi igikorwa nacyo gisobanura ubudahemuka no kwitanga. Icya gatatu gikunze kuba mu bukwe kandi abantu bagomba gusobanukirwa ni impamvu umugeni atwara indabo kandi akazijugunya mu bitabiriye ibirori. Indabo zifite uruhare runini mu buryo bw'ubukwe kuva Abanyaroma ba kera batangira gutwara no gushyira indabo ku myenda y'abashyingiranwe nk'ikimenyetso cy'uburumbuke, ubudahemuka n'intangiriro nshya. Ubukwe bwuzuyemo imigenzo yaba iya kera n'imishya, ariko gutera indabo ni umuco wabayeho mu myaka magana, guhera mu myaka y'1800. Muri uwo muco umugeni ajugunya indabo ku rutugu yerekeza ku itsinda ry'abakobwa bonyine, kandi umukobwa wese ufashe izo ndabo bivugwa ko ari we utahiwe mu kurushinga. Amateka agaragaza ko umuco wo guterera indabo watangiriye mu gihugu cy'Ubwongereza mu myaka y'1800 kandi washyizweho kugira ngo uhe amahirwe abashyitsi.
Abakobwa batarashyingirwa bifuzaga cyane gufata indabo kuko icyo gihe gushyingirwa bwari bwo buryo bwonyine bwo gushaka umugabo ndetse n'umuryango we ukava mu bukene. Bivuze ko byagaragaye ko byari ngombwa aho kuba igikorwa cy'urukundo. Mu myaka ishize umuco warahindutse ukaba ukorwa nk'uburyo bushimishije kugira ngo umugeni asangire ibitekerezo bye n'inshuti ze magara, cyane cyane ingaragu. Nta tegeko rigena igihe kujugunya indabo bigomba kuberaho, ariko mu bisanzwe bikorwa nyuma yo gukata umugati, kurya cyangwa batangiye kubyina bwa mbere. Kugeza ubu rero ababikora usanga baba bagamije kwinezeza, kuko abenshi bavuga ko batemera niba byazana amahirwe mu by'ukuri nk'uko aya mateka bigaragaza. Icyakora hari abajya guhuza ubusobanuro n'aya mateka, kuko hari bamwe bizera ko usamye ruriya rurabo cyangwa uwo ruguyeho ari we ukurikiraho mu gukora ubukwe. Hari ikindi abantu bakunze kubona mu bukwe ariko bashobora kuba batazi impamvu bikorwa, bagatekereza gusa ko ari ukuryoshya ibirori, ndetse hari n'abatekereza ko ariko babisanze kubwo ariko bimeze. Icyo nta kindi ni impamvu umukwe cyangwa umusore washyingiwe agira umugabo umugaragiye bakunze kwita pare mu gifaransa cyangwa godfather mu cyongereza. Kimwe n'umukozi w'icyubahiro cyangwa umuntu w'umunyacyubahiro, uruhare rw'umugabo ugaragiye umukwe mu bisanzwe ruzana imirimo yihariye. Muri rusange abagenewe gukora nk'ukuboko kw'iburyo k'umukwe, koroshya akazi k'umukwe mbere, mu gihe na nyuma y'ubukwe. Niba warasabwe gukora uyu murimo kandi ukaba wibaza neza inshingano zisabwa muri uru ruhare rwihariye, kugira ngo ibintu byorohe, twerekanye ibintu byose uyu mugabo agomba kumenya no gukora biganisha ku munsi w'ubukwe na nyuma yabwo. Godfather cyangwa se pare mu bisanzwe ashinzwe gutegura no gushyira ku murongo ibirori by'uvuye mu bugaragu, no kuba umuntu wo kubazwa n'abantu bose ibyerekeranye n'uruhande rw'umukwe. Harimo abakwe n'abagize umuryango, ariko hariho indi mirimo mito irangirira kuri uyu muntu ubwe. Nubwo ubukwe bwose butandukanye kandi bugomba kuba bwihariye kugira ngo bahuze ibyo abashakanye bakeneye, indi mirimo ishobora kuba irimo gukusanya amafaranga no ku bandi bakwe, no kugura impano ku bakwe, gufasha umukwe n'abakwe guhitamo imyenda y'ubukwe bwabo. Agomba kuba ari we ufite impeta mu gihe cy'imihango yo gushyingirwa, kuba guha ikaze abashyitsi, no kwemeza ko abakwe n'abashyingiranwa bari ahantu heza mu gihe gikwiye. Ese ujya wibaza impamvu umugeni n'umukwe bagira abandi bakobwa n'abahungu babambariye? Bamwe bagira ngo ni ukugira ngo bagire umubare ushyitse cyangwa se baze kubona uko bafata amafoto, nyamara si yo mvano nk'uko twabibaviriye muzingo. Nk'uko urubuga rwa East Park rubigaragaza, umugenzo w'abashyingiranwe watangiye mu bihe bya kera by'Abaroma, aho amategeko y'Abaromani yasabaga abatangabuhamya 10 kwitabira ibirori by'ubukwe kugira ngo byemerwe. Aba batangabuhamya bakunze kwambara kimwe n'abakwe kugira ngo bacanganyikishe imyuka mibi ishobora kugirira n'aba bashakanye. Uyu muco gakondo washyizeho urufatiro ku bakobwa cyangwa abasore bagaragira umukwe n'umugeni. Mu gihe cya mbere Anglo-Saxon bijyanye cyangwa byerekana Abadage batuye mu Bwongereza kuva bahagera mu kinyejana cya 5, abakwe nabo bagize uruhare mu kurinda umugeni kuko yashoboraga gushimutwa. Baherekezaga umugeni mu mihango y'ubukwe kugira ngo baba bahamya buko yageze mu rugo rw'amahoro. Ngiyi imvano y'uko itsinda ry'abasore n'abakobwa batoranyijwe baherekeza abageni mu bukwe. Guturitsa champagne nabyo ni ikindi kintu gikunze gukorwa henshi mu bukwe, ndetse bikaba bifite icyo bisobanura. Urubuga rwa brides.com rugaragaza ko hariho imigenzo myinshi ikorwa mu gihe cyo kwiyakira mu bukwe, irimo no guturitsa champagne bishushanya umugisha wera. Mbere y'uko guturitsa champagne bitangira, umuyobozi w'imihango y'ubukwe bakunze kwita MC niwe uyobora iki gikorwa. Nyuma yo guha abashyitsi ikaze n'abasangwa ibyicaro, hakurikiraho kuyituritsa, ndetse nyuma yo kuyisukira abageni mu birahure bagasangira, bikurikirwa no gukata umugati cyangwa gusangira ifunguro iryo ari ryo ryose. Ni igikorwa cyihariye aho abageni bahagaze imbere y'ababateze amatwi kandi babahanze amaso, bikamenyekanisha ko igihe kigeze cyo gusangira.
byerekana ko buri wese agomba kugezwaho ibinyobwa bye. Gupfundura champagne n'itangiriro ryo gutangiza ibirori, byerekana ikimenyetso cy'itangiriro rishya. Nubwo inkomoko yayo yo guturitsa champagne itazwi, uyu mugenzo w'ubukwe umaze imyaka ibarirwa muri za mirongo, kandi ubera inzira abakunzi kubaha abashakanye. Mu bisanzwe biba mu gihe cyo kwiyakira, aho umugabo ugaragiye umukwe, umugore w'icyubahiro, ababyeyi cyangwa abageni bahaguruka kugira ngo bagire icyo bavuga, bigakurikirwa n'abashyitsi bazamura ikirahure cya champagne kugira ngo bagaragaze gusangira mu bukwe kandi ko babifuriza ibyiza. Ariko nk'uko bisanzwe bigenda muri iki gihe, abashakanye bagenda bahimba uburyo bushya bwo gusangira mu birori byabo. Champagne igakoreshwa gake mu bisabwa mu magambo avugirwa mu bukwe. Imvano yo kwambara agatimba cyangwa ivara nabyo biri mu bintu abantu bagomba kumenya. Agatimba cyangwa ivara gafite amateka menshi atandukanye. Yatangiriye kuri Roma ya kera, igihe bazengurukaga umugeni kuva ku mutwe kugeza ku birenge mu mwenda wera kugira ngo bamuhishe imyuka mibi ishobora kumubuza umunezero. Abantu babonye kandi ko gutanga umugeni wambaye agatimba byerekana ko ari umukobwa wiyoroshya kandi utarakubaganye, ni ukuvuga utarasambanye, ni ukuvuga ukiri isugi. Mu miryango itandukanye y'abakurambere, abantu bakoresheje agatimba mu rwego rwo kurinda isura y'umugeni, umugabo we n'abashyitsi b'umukwe. Agatimba iyo kamaze gukurwaho biba bivuze ko umugeni atakiri mu maboko y'ababyeyi na barumuna be, nk'uko urubuga rwa brightbeauty.com rubivuga. Hari abantu batandukanye kandi bibaza impamvu umugeni yambara ikanzu y'umweru. Reka nabyo mbibagezeho. Ni irihe bara rya mbere ryinjira mu mutwe wawe iyo utekereje imyambarire y'ubukwe? Nta washidikanya ko ari umweru. Ibara ryera ryamenyekanye mu miryango myinshi nk'ikimenyetso cy'ubwiza n'ubupfura. Benshi bavuga ko abageni bambara umweru kuko ari umuco. Amateka agaragaza ko mu myaka irenga 175 umutuku n'ubundi bwoko butandukanye bw'amabara meza niyo abageni bahitagamo kwambara nk'ikanzu nziza y'ubukwe. Mu 1840 ku ishyingirwa ry'umwamikazi Victoria na Prince Albert, bamamaje ikanzu y'ubukwe yera idapfuka intugu. Abinyujije mu binyamakuru bitandukanye, umwamikazi Victoria yahise abitangaza ko yambaye ikanzu yera, maze mu gihugu batangira kumwigana ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Umwamikazi Victoria ntabwo yari umugeni wa mbere wambaye umweru, kuko Maria umwamikazi wa Scots nawe yambaye umweru ubwo yashyingiranwaga na Dauphine w'Ubufaransa mu 1558. Ibi tubikesha urubuga rwa thewhitecollection.com. Ese kwambikana impeta ku bantu bashyingiranwe byo bisobanuye iki? Byakomotse? Amateka y'impeta y'ubukwe atangirira mu gice cy'isi nayo yitirirwa kuvuka kw'imico y'abantu. Hariho ibimenyetso by'ubucukuzi byerekana ko gukoresha bwa mbere impeta y'ubukwe byabaye mu myaka 6000 muri Egiputa ya kera. Ibisigisigi byerekana ko abanyamisiri ba kera babonye impeta ziboshye zikozwe mu bintu bisanzwe nk'urubingo, ibiti by'urumogi cyangwa uruhu, nk'ikimenyetso cy'urukundo kuva ku mugabo kugeza ku mugore. Urubuga henrymyladet.com rugaragaza ko impeta ari uruziga nyuma ya byose, kandi abanyamisiri ba kera bafataga uruziga nk'ikimenyetso cy'iteka. Kubera ko uruziga rudafite intangiriro cyangwa iherezo, rwashushanyaga urukundo ruhoraho nk'ubucuti budashira. Ubusanzwe impeta y'ubukwe yambarwa ku rutoki rwa kane uturutse ku gikumwe bakunze kwita meme. Nanone bita urutoki rw'impeta rw'ukuboko kw'ibumoso. Ni ukubera ko abanyamisiri ba kera bizeraga ko uru rutoki hari umutsi uruhuza n'umutima. Abandi biganye uyu muco ni Abagereki n'Abaroma. Abanyaroma bo bahise bafata ruriya rutoki rwa kane nk'umutsi w'urukundo. Impeta zabo kenshi zabaga zikoze mu mahembe y'inzovu, amagufwa cyangwa ibyuma. Bizeraga ko kuramba ari ukubaho iteka, ndetse bituma izo mpeta bazita iz'ubukwe. Ni ibi rero twabashije kubakusanyiriza kugira ngo mumenye impamvu bikorwa n'imvano yabyo mu bukwe bw'umuco nyarwanda. Haramutse hari ikindi gitekerezo ushaka kutugezaho cyangwa inkuru ushaka ko twazagukoreraho ubushakashatsi, waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri aderese ziri munsi y'iyi nkuru. Mugire amahoro y'Imana, ndabakunda cyane. Ni mwarimu Kijana nk'ibisanzwe.